ivuge n'intore abure ufite story agara nabonye yagibitse umuntu ari umugabo wari umaze kagara ariko nafite umugore munini ariko umugabo umaze kagara akaba yarananiranye none biba ngombwa ko umugabo bina bazaza kumuhiga baza kumuhiga umugore akamuheka none agasoka mbaga umwana none abana kumureba bagasanga ko ni umwana ahetse none umunsi umwe ikintu cyamwiciye nakagara basaga afite imyata none baza kuba turi kumada wenda reka mbanza ngasoze none biba ngombwa ko nyine barahaza baravuga ati madata umugabo wari he tuvuganye naho ari yagiye tuyu ninde uhetse ati ni umwana rwose ati se umwana ugira imyata abaho urakubona hamwe ugira imyata bareye baravuga ati garambika hasi bareye barajya basanga ni kagarara baravuga ati tugende wa ruzingo uramugibukije neza yari wibutamo none nawe umuntu yaguheka uyu muntu yaratuzengereje Nyamabondo ikintu avuze nacyumvise cyane no kuvuga ngo aravuze ngo umuntu baramuhekaga bivuze yuko uriya birongeza cyane buri umuntu afite amahirwe yo kugira gute yo gucika muri make ikintu nakishimira Nyamabondo rwose urakoze kubensobanurira ni namaze naho mbere kuzabibwira abanyarwanda amahirwe yanjye yo kurokoka aroroshye cyane aroroshye pe wono se uri nk'akagararuje kumuhiba baje kumushaka ariko ufite isafuriya nini ntiwamutera ko kahita ufurikira utaka kuziga ibintu byawe ni uguteka ariko kuki ibintu byawe byose bihita biba mu bintu byo kurya niho nyine aganisha tu ariko aho niko ngana cyangwa kuzura misiringa ubundi kamubwiye ubona nagendeye kuri izi platform kuri no mihanda ni ubwa mbere mwe no muntu ugana gutya hari igihe biriya byose yabyivugishaga ndimo namureba nkumva mfite ubwoba uyu muntu yanakumira n'imana imbere y'imana guhinduye ihene ntabwo nagusiga nagenda nkumaze hari igihe cyaba cyabonye kigushyiraho imana impinduye ihene ntabwo urara akantu wowe unyibukije ako gafilime kasobanura ngo njya kwigendera yanga yari bitomani noneho umuntu aza kumutora umeze nkanjye afunguwe noneho urabona ko ureshya n'umuryango noneho afunguye amukubita umuryango ariko akaba yari bosi we tutagiye mu kintu nanjye uri bosi wanjye kuko niba waragize amahirwe yo kwiga kaminuza kandi ukaba ukiga urumva ko kandi uba uri nkandagira birusha byinshi yewe ari ikintu nkurusha narafunzwe umurusha gereza ubona n'abanyarwanda barimo baratwumva cyane ndagira ngo uganirize umuntu bita Nyamabondo nashimwe rugira ukidatisha ubuzima nizere ko mumeze neza cyane niba utameze neza cyane bihangane kandi mukomere ku isi niko bimera uyu munsi birakunda ejo bikanga umunyarwanda ati bityo cyane ayanda rwose nanjye mbifuriza amahoro n'urukundo ndetse mbashimira ko mudukurikira mudahwema kutwereka urukundo ni mwebwe mudutera imbaraga kandi n'ukuri Imana itwembyisha byinshi koko itagabanyije turi mu modoka nanjye kuvuga ngo turi hamwe dusanzwe dukorera turi mu modoka turi kumwe na Kagarara turi kumwe na Nyamabondo turi kumwe n'abandi bajene mu modoka turi kumwe n'umuntu udutwaye muri kubona ko turi no mu modoka nziza cyane Nyamaboko witonze nibwo bwa mbere hostinze witonze kabisa nitwa nje ntago ndarya ndashoje rero muri itonze nibwo bwa mbere pe cyane umuhanda w'igitaka wagukanze oya umuhanda w'igitaka hari n'abayibuze yego ariko no kuvuga ngo harya murarimo baravuga ngo munda arimo iki nsa imunda nsa nta karemere karimo ariko ndishimye kuba mumbuje iyo bavuga ngo ni fupi kuba mumbuje kuko afite amazina ya azwi ariko akaba ari umuntu witwa Kagarara witwa Kagarara yise ariko n'ubu abantu bakagarara bakora ko batarize wagize amahirwe yo kwiga Kagarara kuvuga ngo nawe tugwaye n'ikaze kwanza Nyamabondo abanza abanyamagambo ndetse n'amabondo mu kanya uzavuga ko ari buguhishe ngaragushyira muri iyo nda umuntu agushyira mu ibondo ntabwo najyamo pe ni ukuvuga ngo uzarebe iyo inzoka imize igikeri ibintu ukuntu bigenda igikeri kirihaka Nyamabondo ngo iwe ni Nyamabondo nyine ngo ni urugabo runini akikubona avuze ngaragushyiramo
ariko abantu barabizi ni wa wundi nyir'amasibi n'amakomedi yibuka akakubitira umwanzi haramo inzega kagarura umwuzukuru w'Imana ko nsigaye nita umwuzukuru w'Imana sinigeze ntora n'ikuzo oya natoye isaba bakuri sakara mitima ya Rwanda amfura wese urabwira uyu muntu ikinyarwanda aragikura he oya ndabizi ibyo avuga byose nimo ndabyuba bazagara no umunyarwanda aranduta ntagakuru utari kakurusha akagaragara beje ubundi mu Masaka yarakizi nawe uri mu Masaka ngaho ikora mu Mutana nawe wivuge nk'intore nawe wivuge nk'intore nawe uri gufite story agara nabonye yagibitse umuntu hari umugabo wari umeze nk'akagara ariko nafite umugore munini ariko umugabo umeze nk'akagara akaba yarananiranye none biba ngombwa ko umugabo bazaza kumuhiga baza kumuhiga umugore akamuheka none agasohoka mbaga umwana none abaje kumureba bagasanga ko ni umwana ahetse none umunsi umwe ikintu cyamwiciye nakagera wasaga afite imyata none baza kuba turi kumada wenda reka mbanza nkasoze none biba ngombwa ko nyine barahaza baravuga ati madata umugabo wari he tuvuganye naho ari yagiye tuyu ninde uhetse ati ni umwana rwose ati si umwana ugira imyata abaho urakubona hamwe ugira imyata bareye baravuga ati garambika hasi bareye barajya basanga ni kagarara barabati tugende wa ruzingo uramugibukije neza yari wibutamo none nawe umuntu yaguheka uyu muntu yaratuzengereje nyamabondo ikintu avuze nacyumvise cyane ni ukuvuga ngo aravuze ngo umuntu baramuhekaga bivuze yuko uriya birongeza cyane buri umuntu afite amahirwe yo kugira gute yo gucika muri make ikintu nakishimira nyambono rwose urakoze kuba insobanurira ni namuze naho mbere kuzabibwira abanyarwanda amahirwe yanjye yo kurokoka aroroshye cyane aroroshye pe wono se uri nk'akagararuje kumuhiye baje kumuha umucaka ariko ufite isafuriya nini ntiwamutera ko kahita ufurikira ugatera kuziga ibintu byawe ni uguteka ariko kuki ibintu byawe byose bihita biba mu bintu byo kurya niho nyine aganisha tu ariko hari niko ngana cyangwa kuzura mifiringa ubundi kamubwiye ubu naho nagendeye kuri izi platform kuri ino mihanda ni ubwa mbere mwe n'umuntu ungana gutya hari igihe biriya byose yabyivugishaga ndimo namureba nkumva mfite ubwoba uyu muntu yanakumira n'Imana imbere y'Imana iguhinduye ihene ntabwo nagusiga ntagenda nkumaze hari igihe cyaba cyabonye kigukiranga Imana impinduye ihene ntabwo urara akantu wowe unyibukije ako gafilime kasobanura ngo nyakwigendera yangaka yari Ritomani noneho umuntu aza kumutora umeze nkanjye afunguwe noneho urabona ko ureshya n'umuryango noneho afunguye amukubita umuryango ariko akaba yari bosi we tutagiye mu kintu nanjye uri bosi wanjye kuko niba warigize amahirwe yo kwiga kaminuza kandi ukaba ukiga urumva ko kandi uba uri nkandagira birusha byinshi iyo buri kintu nkurusha narafunzwe umurusha gereza ubona n'abanyarwanda barimo barabyumva cyane ndagira ngo uganirize umuntu bita Nyamabondo ahindura ibitekerezo ndetse agira gute uko urumva yaranafunzwe hagati aho ngaho cyane Nyamabondo uko byasa kose si no kugira amabondo gusa ahubwo ashobora kuba afite n'ibindi bintu bitari byiza bikwishemo kuko ntabwo wangana gutya udafite ibindi bintu nyine ahubwo ngiye mumbarize ngo wafunzwe ufungiwe iki ahubwo mugane nabyo nashaka kujyaho Nyamabondo wafunzwe icyiza gihari ibyo nafungiwe nawe biragaragara ko wabizira urabona nutsindwa mu ishuri bashaka kuza kurusha inyandiko mpimbano kugera ku rugero rero nizo nazira nese wazikoresheje gute utarize burya ni ukuvuga ngo habaho ubwenge karemano hakabaho n'ubwenge buhahana ubu nibwo urimo guhaha ariko urabona ubundi wowe utaranize wabaho njyewe urabizi neza ko nabaho cyane ko imiterere yawe rimwe na rimwe aragaragara igihe bibwira ko impamvu nzova akuzwa cyangwa agize gute nzova niba atari umusore ubura akwiye kukumva kuko mumeze nk'abantu batawe mumeze nka ryabuye oya ibyo bintu uri kuvuga ngo sibyo ubundi bavuga ntabwo utinya ribu ahubwo wowe nta kibazo ufite uretse mbanze mvuge sibyo reka tugore kuri iyo ngingo ngo tumeze nk'abantu batawe gutabwa n'iki iryabuye gutabwa n'iki nijyare bavuga ngo umuntu yatawe ni ukuvuga ngo iyo ari wenyine ariko uruvuga ngo urabona imiterere yo n'iki niyo bagufunga wabaho kuko wagera ipfiriya abantu bakagukura nabonye
karibuni Mujeni kiroso naze neza kabisa. Kiroso yatashye. yatashye abadakora n'ikiganiro twabonanye rwose. ariko yancekeje ngo baramukatiye ubwo ibintu bamukatiye amezi 6 sha Reka tuve ku wundi mujeni. Reka tuve ku uwo mujeni. Icupa Reka tumureke. Reka tumuveho. tujye kuri indesi Oya tuganire tuva ku giti tujye ku muntu yari ari kukubaza. ndimo ndamubaza mumbarizi gunayaza nandimo ndakubwira mumbarizi ntabwo yemeye ndashaka ko kubanza kumenya ikintu kivuga gutya buriya nta kuntu aba naratawe ngo ndi kumwe nandi na Nyamabondo wayize gute naratawe narize ngo waratoye ngo mbe ndi kumwe na Nyamabondo ngo mbe ndi kumwe n'umuvandimwe uyu nguyu mubona aha ngaha abana abavandimwe bose cyane yewe undi kamubwiza ari akana abantu batatu Wongero n'abanyeshuri mwigana. n'abanyeshuri nije munyarwanda wa mbere ukunze oya cyane kubera imiterere yawe oya Ugendeye kuki? kubera reka mutesona muri buno buryo ahubwo tujye turabona igitengera ndashaka kumuheka wenda guheka Kagara, ni wowe munyarwanda wa mbere ukunzwe ugendeye kuki? ngendeye kuri ibi bintu bikurikira urumva icya mbere byumve neza Nyamabondo rero wumva ibyo bintu nawe ngiye ndumva ndumvirana Unumva nabi warabifungiwe. oya ntabwo nawe wajya gukora kumva nabi icyiza cyane nawe no kuri umukandida ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere nubaha abantu niba tuzamure urumva ikindi kintu cya kabiri sinjye njya kuvuga ku kintu cyangwa se kuvuga ku muntu ntabanje gukora icyo bita Research. research Abibwira na Nyamabondo abyumva. ariko research kurimo kumwibutsa kandi yiga kandi uwo maze imyaka 5 aravuye mu ishuri ko wabyibagiwe baretse karuba karekirira Oya nagira ngo gusobanure ngiye nshaka kukivuga nkakigwaho nakibuka neza we kuko utakizi neza akagusobanurira. urabona uyu mugabo arimo gutogotera inyuma ya kamera ibiryo n'ibiza ajya muri kamera asone yakiyeretse abanyarwanda ureka da ibiryo bidahari oya ariko ngo naje gutahura amakuru ngo ko afite isura ngo sinzi ngo kantu wabageze Isura yanjye ntabwo icuruza. Nise ubu waba ufite isura idacuruza. yewe bidacuruza muri pisine sire bageze 30 Erega biba byiza umenye defo zawe ukamenya no kuzirinda. ari ahantu kuri pisine rwose kandi yarabanje kuri tarahari zirimo kubajije cyane buriya ngo cyane yararimo gupfura Turashaka Inde. gadesha burya se gadajya bikora. ariko man nari wumva mbino mihanda wa Tugiye kwa Maji de Black. Amaji de Black tugiye gusura umusaza Vayo hari umuntu wamamagaye ndamubwira ngo ubu ntabwo mari ashaka kubonamo kamwe ngiye kwa Maji. Wa mujeni byarangiye arenze Nyabarongo. Nabwane ntabwo urenga Nyabarongo ariko kubera ari mu ntara yaravuze ngo siwezi kurudi nyuma. Siko yavuze ngo ntashobora gusubira inyuma. Icyo kintu cyo cya mbere ndi bumubaza. Ni gute ririmbye indirimbo avuga ko atasubira tarenga Nyabarongo akaba ahubwo yarayirenze. kuvanga aho ngaho nawe uri umuswe imiteterereze arumva kiri hasi none se nyine yasubiye inyuma cyangwa yagiye imbere none se ntabwo yagiye mu ntara ubu tugeze ku ruyenzi yavuga ko oya uretse nkubaza ugishyira ibinyura bwenge ntabwo ari mu ntara se hano ni Kigali nta ni hese hano ni Kigali ni hehe nyine ni muri Rwamagana muri ki Rwamagana yunganira ikiza Rwamagana ariko si none uza Kigali kugira Kanyabarongo rero iyo turi bwambuke ariko ni mu ntara oya kure nawe rero yaravuze ngo siwezi kurudi inyuma ntabwo Kanyabarongo ngo nawe yasizeyo ntaza ikigeramo yaraparamiye igikamyo none ahangaha n'ububangageze n'ukuvuga ngo ubutaha azaba ari Tanzania arimo kugenda ajya imbere arimo gutera imbere ubwo yavuye muri za Gikongoro bivuga ngo cyane ubu ni ukuvuga ngo agiye na za Kirehe nta kibazo kuko adasuye Nyabarongo ikibi nuko yakambuka Nyabarongo iyo yakambuka Urusumo niba neza kumbwira ngo nose ngo Nyamabondo kuko ndabona Kagarara bamugeze ku Kinyoni mugiye kwa Maji de Black niyo yari kuba wenda naza kumva ko imitekerereze yawe huye n'iyi wiyaye imitekerereze ntabwo twatekereza nuko Maji kuri iyo ngingo ndavuga nuko yize ariko yari umuswa buriya yiganye na Manase urabyumva neza biza kugira aho bari uvuga ngo abo batangiranye umuziki cyangwa bakoranye bimwe bibe ko bamwe bagangika none se urabona ko mushimira urugero ikintu Nyamabondo namukosaro hano ni ukuvuga ngo uramoje ngo urugero urashaka urugero rw'abantu bagangika batangiranye n'umuziki abuzi ntukajya uvuga
nagagangika ahubwo bamufasha muri iyi minsi ari igitarama ariko ni ukuvuga ngo burya nawe nta mibereho afite aragangika cyane acumbikirwa ubu ntago gucumbikirwa buriya hariya no kuba kujya guhembera niho hantu hambere harusha no kujya muri Amerika ubu ntabwo wajya utakoze icyaha ikintu umaze kubona uno mugabo bita Nyamabondo duhuye none ubu ntabwo yitwa Nyamabondo uvuga ati agitera yitwa DCF nanjye mbonye umuntu nsumba urumva biri mu bishimishije no kurahita gukira mu gitabo imfasha nigeze arayikugeraho imodoka bayita fuso arayitunze barakoze cyane akantu umaze kumubonaho Nyamabondo watonze fuso arayitunze uracunda wowe njye kana ryo ndeba hari ijambo wavuze ngo niba ari DCF oya hari ijambo ukunda kugira hari nkavuga kuri wa mugabo nyine ukunda riyo cyane ubu watandukanye watoza amafaranga kamana buriya nanjye saze burya nkunda kubivugaho nimba kujya ubona ameze nk'umuntu agira ikintu ujya ubona ameze nk'umuntu ntabwo njya nita ku bintu uzabicuga uzabireba uko nigeze kubitunga ariko wita ku biryo ariko mwe mutigeze kubitunga uzabona nita ku biryo se namenye agaciro kabyo aho uri umuntu w'umugabo ufunze ukifuza irinda ritanga mbese kandi mu gihugu utarayiryaga uhita uvuga ati gahunda ngo uzakugenda uravuga tugiye kujya ubyitaho mvuga ati buriya ubuzima buriya mu byo ubona neza nita ku minwe ye ninongera kugira defo ariko se ubundi hariya buriya ntabwo yari yegereye igikona tubwije ukuri yari DCF ariko kwegera igikoni cyakugira gute aba ari maize and beans babyumvishe ubwo bishatse kuvuga maze nyine aba ari ibigori n'ibishyimbo yes ariko noneho hano no banga umuntu begereye meat and chips bivuga rero biba bitandukanye no kwireba ko mena kagarara hari abantu baba barefera njyana n'umufaranga ndetse yapfiriye kagarara ariko urajya ngubona ukuntu ujya wikarakaza ukuntu uyandikaho twagufata ari nta rwo kwita ku kagarara iyo ugiye bahita bakudiraho mu rukundo igihugu bari imiterere yawe bazi gukunda igihugu urabyumva none mwana mbonaga hano n'ubwanga turabikurikirana twarakurikirana 5 kuri 5 ariko n'ubwanga umuntu wa mbere bamubwiye ngo azaduhuza uwo muntu bamwita Gadi dore n'uyu turi kumwe tunamushimire cyane yezo Gadi wo ngo akaba ameze nk'ishusho bari kumureba ameze nibuze ifoto tubaga Gadi ni umuntu ugenda gake kumenya imiterere nk'amavuta ya buwate ariko n'umuhanga oya ni umuhanga nyine bishaka kubwira n'uvuga umuhanga wowe impamvu utari umuhanga urahubuka urabyumva yego ni ukuvuga ngo wowe nawe uri bashimira mu iriro gute gutyo nyine noneho Gadi uzagenda unyigisha gake kajya bimbwira none umunsi ubwo rero ngo ariko jye narwo yambura kuri n'umunyeshuri ariko nkabona ntabwo najyaga nemera ko wiga ariko akambwira ukuntu uri umuhanga muri nawe chef de classe uraba ufite inkoni ariko ujya gutanga amabwiriza uhagarara ku ntebe nako kuba uhagarara ku meza ndavuga ngo mwambonye ngo nijye kagarara ngo murakore reka mushimire ko baduhuje nishimye kuba nkubonye rwose niba binejeje mbere nzi ko utuye Nyamirambo ubuce bwo kurya nyuma cyangwa zana ako ni hatuye n'ubundi niho ntuye Nyamirambo none niwe wiga aratugukuye wanjye ntabwo nika hari ni ikibungo ngoma imodoka kugejeje hariya uzi ko bari nk'umutandi boye bajya bakugira ikigiki nk'umutandi boye bajya bamutegesha imodoka ako nawe ikigiki kubera ukuntu ese yaje n'amaguru ntiyaje mu modoka oya kagaranya muri siporo akora wowe hano none arakarugeza gukorana na mitsutsu nakuri oya wari niba ari gufata abajura ufite igiti urumva ko mukurikirana akora n'ubyo kujya gutuma mukurikirana cyane kubera ko munabaye inshuti wano uvangaraga uno tutazahora tuzahura kuko bino bintu bigaragara ko bihuza abantu bose kandi no kubigaragaza kugaragara ko isi ntago ari uje nabubana nabo ahubwo isi nibagene rimwe na rimwe rajya kuva umuntu aravuze ngo sinahura na kanaka buriya njyewe ndi hari i Madrid ndabona bajya kubera bishoboka nkabona minisitiri ansanzeyo nkabona umucuruzi ukomeye ansanzeyo kandi wagira tukaba inshuti bitewe n'iki bitewe n'uko twabaga turi mu gikombe kandi tugomba kuzuzanya none ngeze n'uvuga ngo n'ubundi yanjye aho nari hose yagize nawe ntunzwe n'ibigambo none ngeze mu gihugu nsanga ibyo bita YouTube mbona irantonze sinagejeje kwa Madrid Prague sinajyaga numva ngo ariko yaririmbye ngo niba ari umugati cyangwa imbabura n'abarongo se niyo ngo harimo umugati
bazasatira mu cyangwa umugati cyangwa imbabu. Njyewe indirimbo afite nakunze n'indirimbo bita umuntu. uzi kuyiririmba hose baravanga umuntu aravanga umuntu n'inyama n'amaraso umuntu ni ikimurimo none aragira akavanga umuntu ni mubi umuntu wishe Yesu Yesu amabwiriza akomeye bava bamwe nawe bari kumwica iyo amuhari cyangwa ari kumutanga no kuvanga umuntu wese ntabwo yishimira umuntu mukura wamukura ku mugati urumva yasanze abitwa abayuda barakabye bameze neza umwe bitaga Simoni w'umunyekorento cyangwa umunyabwenge ararari buze kwerekana nka Zakayo afite amafaranga menshi birangira rero bavuze ati uyu muntu aje gutumara ibintu abana ba Petero reka tumukubitiza akabwana ese ibintu yarari kubibaka ibintu oya no kuvuga ngo yaje ari umwami w'abami kandi iryo jambo urumva rivugitse nabi none usa nk'uritekereza uri mu gihugu uvuga ngo uri umwami w'abami uri hano mu Rwanda nyine uvuga ngo uri umwami w'abami ufite ibyo guhindura urumva se wagira amahoro ya no kuvuga ngo ubundi ibyo ni ibintu bisaba logique ari kubyumva ikibazo wowe gutekereza hano hafi ikibazo hano n'ubu ngiye gifite ikibazo cyo gutiga wumva ibintu no kuvuga ngo niba turimo gutekereza wenda bizadusaba kugera kuri etape wenda ya karindwi we ahita atekereza etape 1 yonyine ntayirengaho nanagerageza basangira kuri etape ya karindwi none se reka nkubaze none njye mubangusha ndimo bivuze ngo isesengura ryawe na n'ubu ngubu riracyakira bwanacyo tugerageza basugira ngo muri bwanacyo isesengura imbwa imbwa kuko indirimbo arayifite yitwa imbwa ngo ndi imbwa cyangwa ngo ndi imbwa ni ukuvuga ngo imbwa n'imbwakazi bihuriye ku izina imbwa nirebere ku izina imbwa nyine bisesengura nyine ibyo bintu ubivanye njye ntabwo ushubije weraririmbye ngo ndi imbwa njyewe se none ndaramusubiza ngo ndi imbwa igenda ku manywa n'indirimbo shebuja wo muri izo mbwa uriyiye muri izo mbwa ongera usubiremo ako kantu ngo ndi imbwa njyewe ndi imbwa igenda ku manywa kandi ndi imbwa irinda shebuja wo muri izo mbwa nyine uriyiye igenda ku manywa imbwa irinda shebuja oya ni ukuvuga ngo ugiye kwishyira mu mbwa nziza oya ni uri imbwa igenda nijoro se bazi ni ukuvuga ko mubwira njye muri ibyo bintu nta na kimwe n'icyo kuko na n'ubu sindabimbwa ntabwo wahiye kuko ntabwo ugeze umugabo ntabwo uraba umugabo ubwo yaba ahagaze heza yaba ari iki nyine yaba ahagaze ni ukuvuga ngo wowe mugabo wese yabanje kuba imbwa oya ni ukuvuga ngo nka buriya Majide Black wambere ngo ni imbwa kuko ubu yabaye imbwa kuko yigeze kuba umugabo agikunzwe agihitinze ariko mu kano kanya tuvugana yabaye imbwa kuko abantu imisozi turenze urabizi neza ko ari imbwa kuko yigeze no gutunga umugore nibyo nababwiye twamutunze murabana nanjye ndiyo woriye se muri izo mbizo wavuze kandi imbwa igenda ku manywa wenda agararo twambuze muri izi reka ibyo ngibyo tubiveho tuvuge ku byacu turiho nawe yafashe umwuga w'ubuhanzi n'uyu na Nyamabono ngo n'umuhanzi Nyamabono nase ngo n'umuhanzi mfite indirimbo ebyiri reka twagiye kubita kapera numva twagiye kubita kapera abantu baratubeshya ngo ubuzima ni bugufi ariko iyo dusanze ari burebure twenjoyinge pfaba urajya gutazayishishura ngiye mvangavanga urabicurikiranyije akagarara we ntabwo akapera noneho uzayishishura narbinda guha kapera uzayishishura oya ntazi ubunajisha indirimbo kandi umuntu bahita bumva niwe kuko agarara afite ijwi rito reka twumve iyo aguha reka twumve iyo nguhereza ubuse ndirimbe noneho oya mubwire kuko yavuze ngo imbwa muhe yayindi y'imbwa mugenera imbwa afite iyimbwa iyimbwa mugenera imbwa indirimbo y'imbwa ndumva rero wowe imitekerereze urumva nta kugira sese musansi yihose mugiye hari umugabo nkunze wenga ariwe witwa Kagarara ati imibereho yagize kuko yayitwaye yarigenze wenyine none ageze ahashaka we nuba ngwarakiga we ngarashaka kubaho neza we ngaho yifuza iby'abandi we kandi ngakunda gukora kamene cyangwa kugeza zahirira indirimbo ko numva ishaka kuba iri muri melody y'abandi ntayo nuyumva muri melody y'abantu ntera amabuye njyewe ndigira seze musanze yihuse kugira n'imodoka yaririmba n'iyi ngofero ngaho twagiye Kagara we banza umukubita Kagarara nuvuga Kagarara avuga ibintu byanditse hano urakora ibyanditse ni ukuvuga ngo uriya ikintu vuga
ibiki Abo gadi. Uyu muntu wanzaniye ndumva nyine afite ibice itari fresh tu. Kandi nabisinja nukara mu buzima. oya gutuka Nyine hari limiti ngengiramo. ose kinyafura ko kitishyura inzu Niyo mpamvu wafunze. oya gufunga nawe ko nabonye akagarara kunda abagore n'abazafungwa ko nabonye ukunda abagore Abahe. ariko uzabona Wazize abagore. oya ntabwo nazira umugore None wazize ikibiryo. nazira umunwa burya Ibiryo. Wazize umuntu. nazira umunwa burya Rero nutitonda kundi kubibona n'ubundi uzabuze. oya ntacyo nawe se ko urumva uri gahanga Njye nashaka ko uyu munsi ngohereza inama. urunyenyeri we Kagara, mukubite ka freestyle du close. Tujye kwa Ama G Fresh. tuzadende gukurwa kuko n'umujene Uyu munsi ntabwo ndi buririmbe indirimbo zanjye. Ushaka kuririmba indirimbo yo muri Regent. nta ndirimbo ngira rero none nyine n'indirimbo y'abarenge Oya bo ku mutima kabisa Yidukubite du closing Kagara ndabona atari muri mood. bo ku mutima Indirimbo yanjye cyangwa indirimbo y'undi musore. Yawe byabakarusha. Yanjye. No, after that I'm okay. Hip hop on the top, lyrical. Wanna go out to the party, my fantasy. Itabari neza, neza. Hands on my people. I'm if my Yamabondo say yes. Pull on the sun in my fast in Krapan. So they catch up tomorrow and the Valencia my fans on a pan. Yamabondo number uno. We've Namabondo. Alright. Turi kujya kwa Ama G the Black. Let's do closing wa kigabo we. urusenga cyangwa ubireke Turi kujya kwa Ama G the Black twenda kugerayo turi kumwe na Kagarara turi kumwe na Nyamabondo twagira ngo tubereke ukuntu biba bimeze vibe dufite tujyanye kwa Ama G nawe murabizi agira vibe kabisa aba bajene sinzi niba bamwifasha nubwo abatari hangana bari uburyo bwo kuba entertainer twizere ko tubana tukagirana no ku musozo njye na tushimye Clever ashalom